Mungu we. Yewe ma uraho neza meze neza mu matwi yombi yari yatobotse amashyira ari kujojoba. Buriya mwarimu arasakuza akamubwira kumva. Nta bushobozi bundi nabona bwo kugira ngo namujyana kwa muganga pe. Yego. None se najya kumubwira gusa n'ururimi ngo nambwire ko yashobora kumva. Oya biragoye. Biragoye. Yo. Biragoranye. Nari nkubwiye nti muganga kumubaza wamubaza ariko wamubaza ufite amafaranga cyangwa ufite mituweli ariko muri ibyo byose ntacyo mfite. Yego. None namubaza mubaza iki? Ntacyo namubaza kuko ntacyo mba mfite mushyiriye. Yego. Kongere tubashimire kandi tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese amahoro y'Imana itanga ababeho neza kandi mugire umugisha uturuka ku Mana. Tubifurije umwaka mushya muhire wa 2023. Twizera ko muzagira umugisha uturuka ku Mana, ko muzahinga mukeza mugacuruza mukunguka igihugu kigatera imbere namwe mugatera imbere mukamererwa neza. Reka nanone tubabwire ngo nimba wowe udukurikiye ukaba utameze neza ihangane, mwisi niko bigenda kandi isi turimo ni ishuri yigisha abantu. Wenda waba uri mu ishuri ejo ubuzima bukazagenda neza, nta wamenya iby'Imana ikora. Namwe abishimye mujye muhora mushima Imana kandi mwibuke no gusangiza abandi ibyiza mufite. Nanone turi mu karere ka Rubavu, twaganiriye n'umubyeyi arakuze aho twaganiraga ku mfubyi ze afite abana bageze kuri 7 bafite ubuzima bushaririye nyuma yo kubura ise uri muri prison, hanyuma nyina akaba nawe atakiri kuri ino si yacu y'abazima duhumeka. Uyu munsi rero twifuje nanone kumenya umwana twasanze ufite uburwayi bwihariye. Afite uburwayi bwihariye kuko afite ikibazo cyo kutumva. Bavuga ko habuze ubuvuzi ngo akurikiranwe nawe azajye yumva nk'abandi, agira amatwi mazima yumve neza, abashe kwiga. Nimba ari mu ishuri umwarimu abashe kumwigisha byumve, nawe numuramutsa abashe kukwikiriza. Niyo mpamvu twagarutse gusura uyu mubyeyi. Mama reka nanone twongere tugusuhuze kandi tuguha ikaze. Tubahaye ikaze. Yego. Ushize warabibwiye ariko wongeye ntacyo bitwaye. Ndi Mukankusi Tamari. Yego. Mfite imyaka 67. Ubu hano mpafite umwana nasigaranye ku mfubyi zo nasigaranye z'umukobwa wanjye. Yego. Utumva yarwaye amatwi yombi. Yarwaye amatwi akiri mutoya, none ayakuriyemo ntabwo yumva neza kereka iyo uvuze ari kukureba cyangwa ukavuga cyane niho akumva. Byaje biti kugira ngo agere ubwo mumenya ko afite icyo kibazo? Amatwi yabanjije kubira, amatwi yabanjije kuzana amashyira. Yego. Nicyo cyatumye tumenya yuko arwaye amatwi. Hajemo amashyira? Hajemo amashyira mu matwi yombi. Mu matwi yombi yari yatobotse amashyira ari kujojoba. Icyo gihe mukora iki rero mukimara kubibona? Ubwo nyine mu kumuvuza bamuvujije ibintu by'ibinyarwanda biranga. Ubwo mbese nyine barekera iyo ngiyo kugeza igihe cy'ingoma z'amatwi zipfiriye. Ubwo bakoresheje ikinyarwanda biranga. Bagerageza ibishoboka byose by'ikinyarwanda biranga. Nyuma bamujyanye kwa muganga se? Kwa muganga w'ikizungu mu bitaro? Nta wamujyanye kwa muganga pe, na nyina ntiyamujyanyeyo. Ubu ni ukuvuga ngo ntiyumva? Ntabwo yumva neza. Bisaba iki kugira ngo yumve? Gusakuza? Kuvuga cyane. Nk'ubu mwegereye turi kumvikana ari kunyumva. Ariko ngewe ndikura ashobora kuba atariho anyumva neza. Ntabwo ari kumva ibyo uvuga neza. Muhe mikoro turebe ko atanyumva. Ngo muvugishe, umubwire uko mu matwi hameze. Mungu muvugishe we. Yewe ma uraho neza meze neza? Witwa nde?
mbwira uko witwa mama. ivuga izina ivuga izina ariko byumva yagize n'isoni. Okay, ndatekereza nyine umwana n'umwana nta nicyo bitwaye. Hari ubwo ashobora no kwanga no kuvuga ku bw'isoni, ubwoba se, byose birashoboka. nabyo birashoboka. Ahubwo icyo ngira ngo nibaze, nyuma yo kumuvuza muri ubwo buryo bwa kinyarwanda bikanga, ikizungu wapi ntimwamujyanye? Oya, ntabwo twamujyanyeyo. Ntabwo bamujyanye. Dusakuriza inshuti zanjye rwose, please muceceke tuganire na mama, sibyo? Ntabwo bamujyanye. Ntabwo mwamujyanye. None se ubu mu ishuri yiga gute mama? Ujya umenya amakuru y'uko yiga mu ishuri? Buriya mwarimu arasakuza akamubwira kumva. Buriya arasakuza. Bebe mushyiraho mikoro. Inshuti yanjye, mu ishuri mwarimu bisaba ngo asakuze kugira ngo mwumve cyane. Iyo atavuze cyane ntabwo mwumva. Disi mana arya afite imyaka 10. Yanakira rwose. Buriya abaganga bamukurikiranye yakira. None se ubu ngubu wowe imbaraga zawe wagerageje ni izihe mama? Ntazo pe. Ntazo nashyizeho. Nta bushobozi. Nta bushobozi bwo kumuvuza. Nta bushobozi bwo kumuvuza. Mu kiganiro cya mbere twakoze wavuze ko nta mituweli. Nta mituweli bafite. Kandi nanjye ntayo nabona kubaho. Nta bushobozi bundi nabona bwo kugira ngo namujyana kwa muganga pe. Kandi ufite icyizere ko hagize umuntu uboneka ashobora kumuvuza neza, kumva neza, bigashira burundu? Icyo cyizere cyo kirahari. Ariko ntiwigeze unagerageza kwa kundi wenda umuntu avuga ngo reka wenda mbaze n'umuganga ubisobanukiwe, ntabwo wigeze ubigerageza? Umuganga se ko iyo udafite mituweli ko akubwira ati zana amafaranga, none se najya kumubwira gusa n'ururimi ngo nambwire ko yashobora kumubwira? Oya, biragoye. Biragoranye. Ariko aba bebe muri kunsakuriza, iyo udafite mituweli ni amafaranga. Muriga mwese? None se iyo uri ku ishuri ntiwigishwa discipline? None se ko muri gusakuza? Turi kuganira n'umubyeyi muri gusakuza. Umuntu usakuza yibwiriza abavemo agenda, sibyo? Ndizera ko muri abana beza ntabwo dusubira. Mama warumbwiye? Nari nkubwiye nti muganga kumubaza wamubaza, ariko wamubaza ufite amafaranga cyangwa ufite mituweli. Ariko muri ibyo byose ntacyo mfite. Yego. None namubaza iki? Ntacyo namubaza kuko ntacyo mba mfite mushyiriye. Yego. Reka tutekereze ko abadukurikiye hari ushobora kugira umutima wa kimuntu akavuga ati reka uriya mwana muvuze. Nimba uriya mubyeyi w'imyaka 67 adafite ubushobozi, ariko hari ibyo Imana yampaye. Ugize gutyo ukabona nyuma y'iki kiganiro hano hinjiye umuntu akakubwira ati nje kugushyigikira, wabyakira gute? Nakwishima cyane. Mana namuhereza imigisha itagabanyije. Yemwe namusabira Imana yo mu ijuru ikazo, mbese sinamenya ukuntu niba namuterura. Yego. Namuterura nkamwereka Nyagasani ni ukuri. Nakwishima cyane. Reka dutekereze ko nyuma yo gutunganya iki kiganiro hari uzakibona akavuga ati reka uyu mwana tumuvuze kandi bizagenda neza. Nyagasani azabikora. Yego. Tugushimire kandi tukubwire ngo komera. Murakoze. Yego, tubashimire namwe bakunzi b'Umwana TV, tubashimire cyane ku ruhare rwanyu ndetse mudahwema kutugaragariza. Twari kumwe n'uyu mubyeyi muri kubona kuri kamera zacu w'imyaka 67, akaba afite umwuzukuru we n'umwana muto, ariko kandi nyina umubyara nk'uko umubyeyi yabitubwiye ntabwo ari kuri iyi si y'abazima, yitabye Imana cyangwa se yarasinziriye kuri benshi nk'uko mubyita. Papa wabo nawe ntahari. Ikindi ni uko uyu mubyeyi ntacyo abasha gukora, ariko hari icyo wakora kugira ngo uyu mwana we nawe azabe umugisha, kuko nimba adashobora kumva akaba afite ikibazo cy'amatwi, hari icyo wakora mu by'Imana yaguhaye.
tubereyeho kunganirana mu buzima tubamo. Ni ukuri hari icyo wakora. Iyi nimero twashyize kuri uru rubuga wayikoresha ugafasha uyu mwana ubinyujije kuri uyu mubyeyi, ibintu bikagenda neza, nawe akazavuga ati mfite uwo nshimira mu gihe azafata uruvugiro nk'urw'uriya mubyeyi afite, ati mfite uwo nshimira mu byiza wakoze. Nibutsa ababyeyi mwese aho muri mu Rwanda, nzahora mbibabwira kandi mbibasubiriremo, nimba utarazigamira umwana muri Ejo Heza, hari ikintu cy'ingenzi waba waribagiwe. Urafunguza konte muri Ejo Heza ukoresheje akanyenyeri 50 ushyireho urwego n'irangamuntu yawe, hanyuma uzigamire umwana wawe Ejo Heza. Nkuko twifuza ubuzima bwacu bwa buri munsi, igihugu cyacu ko dutera imbere, ni byiza ko unazigamira umwana wawe cyangwa se ufite abana. Mbashimire kandi mbabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, ariko tuzabashimira by'imvamutima tubonye uyu mubyeyi mwamugiriye neza. Kambashimire, mbifurize amagara mazima no gutunga mugatunganirwa. Umwaka mushya muhire. Nitwa Emmanuel Kanani.